bimeze biteze meze neza yaro yitwara bigaca neza cyane bakwita ngo ikize Masengesho kusaba inde masengesho kusaba usanga mubaze tubazo tubira ukansubiza nunsubiza ibibazo bibiri ndaguha gahunda sibyo igihumbi gitaha sibyo uri tayari so ni Chaba Entertainment igihumbi gitaha uyu munsi twaje muri iyi mihanda ya Kicukiro Kigali tugiye kubaza uyu mutipe bamwita masengesho kusaba nase masengesho warize kwera mu kangahe magatatu primaire okay igitabo mwarimu yandikagamo abanyeshuri buri munsi angira akazajya bahamagara bagitaga ngo iki bagitaga uratsinzwe icyo muri ikindi uri tayari igihumbi gitaha kabisa nicyo tugomba kwita dukaraga uyu mujene ni kuri Chaba Entertainment nkuko bisanzwe reka twongere tumubaza kandi kabazo koroshye cyane twihuze mbwira uturere dutanu wihuse tagizwa na twagiye na inyuguti ya na uratsinzwe okay reka nguhe bonus sasa nkahita nutsinda ikibazo kimwe kino ngiye kugahita ngo 5 uri tayari mu cyaro urahazi iyo kara hagati bakorogeshaga amata no gukoroga bavurugisha bakita ngo iki umutoza grand frère vuba sibyo vuba ugiye kuhita umbwira nimero zawe mite ngo 5 sibyo nimero zawe bawitonzeho gato nimero zawe kabisa cyangwa ufite code byose ndabizi ufite code byabaye ngo baza hola my guys this is Chaba Entertainment hano twazanye content bita igihumbi gitaha meze bite meze neza nari hano ni kuri Chaba Entertainment twakuzaniye ibibazo bibiri wabitsinda tukazukukaraga igihumbi gitaha uri tayari mo wiga mu kangahe mu gatatu wowe kaminuza wize primaire neza narayize na secondaire neza urabisoza cyane hano turavuga tuti kwiga mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri no mu gatatu primaire hari igitabo bandikagamo amazina y'abantu barangiza bakaza baduhamagara icyo gitabo bakitaga ngo iki niga mu wa mbere wiga mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu kugera mu wa gatandatu primaire icyo gitabo bacyandikaga amazina y'abanyeshuri bakaza bahamagara buri munsi bagitaga ngo iki ari igitabo bandikagamo bakitaga Cahier d'appel Are you sure think twice are you sure ndi sure okay igihumbi cyawe ukaba umaze gukoreraho sensa ndongera nkubaza ikindi kibazo kimwe sensa yose ubure urayatsindiye ni kuri Chaba Entertainment aha ni igihumbi gitaha twagiye ikindi kibazo Minisitiri w'ubutegetsi na Minisitiri w'intebe batandukanira hehe Minisitiri w'ubutegetsi na Minisitiri w'intebe batandukaniye hehe cyo nacyo kirakunaniye ubwo nyine urampa nimero yawe mite nkukaraga agasensa kawe ubwo igihumbi biranze sibyo Grand frère meze bite sawa pa meze neza akagare biri kunyongeka neza cyane bike ni ruzungu nabi ntago bari kubagonga shawapi okay hano ni kuri Chaba Entertainment uyu munsi ugiye kuganira n'uyu mujene bakwita ngo iki nitwa Gabriel uri tayari nkubaze nari igihumbi gitaha nari okay twagiye kwiga muri primaire sibyo twigaga muri primaire warayize narayize muri primaire hari akantu bakundaga gukubitaho kugira ngo dutaye bakitaga ngo iki bayita kadende waki kadende are you sure okay sense yawe batsindiye ikindi kibazo cya nyuma gaya dukomeza waratoye ryari 2024 watoye Paul Kagame okay niwe watoye aha
ubu ngubu ari no ku butegetsi manda izarangira ryari twihuse amasegonda 5 twanjye zangiye 2029 wake okay amafaranga urayatindiye Grand Frère urayatindiye kabisa bamwita Gabriel twagiye ni wake ugomba kwita umbwira nimero yawe nkahita nkutamo ibiceri Grand Frère meze neza se Frère, meze bite? Fresh. Ni fresh? Meze neza? Akamoto kababi biri kugenda se? Cyane. Gake. Pole. Bakwita ngo iki? Joshua. Ndakubiza ko turi kuri Chapa Entertainment. Iki ni igihumbi gitaha content. Uyu munsi turi mu mihanda ya Kigali Kicukiro. Uyu munsi igiye kubaza mu motari ibibazo bibiri. Asubiza kimwe mu kubita sensa. Ikindi sensa. Gahunda ni igihumbi gitaha. Twagiye. Grand Frère. Uri tayari? Cyane. Uri tayari? Tubwire uture dutanu wihuse dutangizwa na nya. Ambaje dutanu twagiye ariko tubiri kwihutse. Tubiri. Harabura tubiri Grand Frère twagiye. Nyanza. Dutangire Nyanza. Abanza Nyaruguru. Nyanza. Nyagatare. Nyarugenge. Asigaye kamwe. Nyamagabe. Nyamagabe bisubiyemo. Ongera. Wisubiyemo. Vuga indi. Akandi. Subiramo. Nyaruguru ayo wayivuze. Arabura kamwe. Ari kugukopeza duhindura ikibazo ikindi kibazo nacyo kiroroshye warize nje narize gwera makangaye kuva P1 kugera senior 6 okay senior 6 urumva ko uri n'umuhanga kabisa hari ikintu bitaga prof buri munsi yazaga duhamagara mu mwarimu muri primaire yazaga duha yabaganditsemo amazina y'abanyeshuri akaza aduhamagara buri munsi icyo kintu bakitaga ngo iki ikintu bakitaga ngo iki bagitaga ngo iki baduhamagaragamo prof yarazaga umunsi agahamagara banditsemo amazina y'abanyeshuri bose bagitaga ngo iki registres oya subiramo ngo handi mahirwe cyane okay yari karita pere kanye nkuko peze karita pere vuga ikindi kintu ari bagitaga ikidanago mu Kinyarwanda bagitaga ikidanago mu Kinyarwanda sibyo mwebwe nasi ikintu kibazo kimwe uri tayari Minisitiri w'ubutegetsi na Minisitiri ushinzwe w'intebe batandukanira he Minisitiri w'intebe na Minisitiri w'ubutegetsi batandukanira he biterwa nayo n'ubwo butegetsi tubwire buri wese agira inshingano ze buri wese agira inshingano ze Minisitiri w'intebe abahagarariye perezida igihe perezida atari mu gihugu Minisitiri w'intebe niwe usigana inshingano kubera yuko niwe muyobozi wa kabiri Grand Frère uri kumbeshya okay twagiye reka nkubazane n'ikindi kibazo kimwe ntabwo bikomeye Grand Frère ntabwo bikomeye kabisa undi namukaraze ibiceri bye kuko yabitsindiye sibyo wowe uratsinzwe naho ubutaha uyu munsi tugiye gutungura umuhungu wacu bita Ziggy tugiye kumusanga aho akorera muri office atubwire ibibazo tugiye kumubaza muri igihumbi gitaha Voice on the Move twagiye tugiye kumureba muri office hari gukora tugiye kumutungura kabisa twagiye gahunda igihumbi gitaha Mr. Ziggy meze bite fresh kabisa meze neza ntari dore tuba tugutunguye muri office yawe turi muri gahunda y'igihumbi gitaha kabisa yaca nigabura kabisa
ari kabisa. Okay, hanyuma hano ngiye mufite amafaranga igihumbi gitajya ukati kirukankana cyane byo bagihuse. Uri tayari nkubaza ibibazo? Ndi tayari. Tayari. Okay. Tukiga primaire. Wize primaire? Cyane. Wize primaire? Ntabwo wajyana utarayi. Okay. Rero tukimara gusohoka, mbere yo gusohoka hari ikintu cyamazaga kuba bagakomanga ku kantu. Ako kantu bakomangaga urakibuka cyane ntabwo kikibuka. Kamwe bakomangaga wenda nk'isaha irangiye mugiye nko muri break. Tugiye muri break no muri pause. Urakibuka cyane ntabwo kibuka. Ndakazi. Tubwire. Ni kakana kabaga kari imbere mu ipine ry'imodoka. Bakitaga ngo iki? Kadende. Are you sure? Fresh. Are you sure? Fresh kabisa. Ndabona amafaranga yanjye ya mbere yatwaye. 5 ya mbere yatsindiye. Kubaza ikindi kibazo? Ikindi nacyo ndagikora. Ikindi nacyo ndagikora? Cyane. Tayari. Tuyoboye n'uwe mu president bamwita ngo iki? Amazina yose. Dad, His Excellency Paul Kagame. His Excellency? Paul Kagame. Okay, amaze impanda zingahe ayoboye? Okay. 2 yayoboye 3 ubu ngubu iri muri ya 4. Iyi ngiyi ni ya 4. Iya 4 yitewe ryari ku itariki zingahe? Natoye bwa mbere. Natoye bwa mbere. Ni 2024. 2024. Mu kwa 8. Mu kwa 8. Numva ko wabikoze kabisa ubwo igihombi cyawe uracyegukanye. Hanyuma ni igihombi ariko ari utundi tubazo nenda ko. Okay, Mr. Ziggy. Yes. Tugusanze ku kazi kawe rero duha karibu tukabaza n'ibibazo uradusubiza neza ariko twagira ngo tumenye company yanyu Gihanga Dynamics twabonye byanditse ku rugi. Ni company ikora iki? Yafashe iki abanyarwanda? Tubwire mission na vision zayo. Waba udufashije cyane. Okay. Koza kumuha umwanya wo kwereka abaturage iyi company. Okay, Gihanga Dynamics ni tech companies cyangwa se technological company. So yaje muri society nyarwanda cyangwa ku isi hose kugira ngo dufashe gukemura ibibazo by'abaturage dukoresheje technology. Nizo technology dukoresha harimo nk'itwa IoT cyangwa se Internet of Things kono batayumva n'uburyo ki wa control buri kintu utagikoza ukakigufasha gukora imirimo yawe buri munsi. Artificial intelligence mumaze kuzimenya nazo zirimo AI. So AI yo mumaze ChatGPT kubi waje utanga recommendation y'ibintu voice ukoresheje voice ukoresheje ibintu byose kwicontrol ukoresheje ikintu kikwegereye. So ikindi ni ibindi dutanga service nk'ama softwares kuyubaka dukoresheje ama programming asanzwe like JavaScript, Python nyine zi programming zigezweho. Aya like za Node byinshi cyane kabisa dukora ubu ngubu aka kanya kandi cyo naje kugira kindi cyanyuma tunasoza nimba wihuta ubu tugiye gufungura icyitwa store. Mugiye gufungura stores ibijyanye no byamamaza ngo Gihanga Dynamics tubwire store izaba ibitsi biki bizaba imize biti uva twihuza cyitwa electronic devices cyangwa se tools zose zikenerwa like Raspberry Pi, Arduino ndetse na tura to drive twose mukoresha twose tugiye gufungura izaba irona izaba yitwa Gihanga Dynamics stores cyangwa se shop. Akabazo ka nyuma kuri Gihanga Dynamics urabona hari igihe nk'umunyeshuri abakeneye wenda nko kumwunganira wenda nko muri project yiwe namwe se mwazaba ariyo gahunda mufite ku buryo umunyeshuri yazaza akabasobanuza cyangwa se mukamuha ibitekerezo n'inyunganizi kuri project yiwe cyangwa muzaba bimufasha byose tubwire. Urakoze kumbaza icyo kibazo kintu byo twabitekerejeho ko abanyeshuri bashaka kuza tukabagira inama tubaha igitekerezo cyangwa tubafasha gukora project. So ibyo nabyo turabikora iyo gahunda nayo irahari yo gufasha abanyeshuri baba biga za kaminuza se cyangwa masters n'abandi bari hasi kubafasha kuba training. Iyo gahunda nayo irahari tukaba twabafasha bakagira ubwo bumenyi na project zikaraninga. Muri make training no guhelping umuntu kugira ngo abe yagira ikintu akora nabyo murabikora. Turabikora kabisa muri make twicyo dukora dufata business idea yawe tukayingurira mu cyitwa working project. Okay, sawa murakoze cyane. Gihanga Dynamics on the top kabisa. Leading innovation defining future. Yes, sinye duhuje.